mama, azi data, twajyaga ku ishuri hamwe tugatahana, twasangiye iwabo, ibintu byose twarabikoreye. Gusa ari bumbabarire, asaba Imana nuko yamutuza heza ikamwakira, kandi igihe natwe nikigera tuzamusanga, twongere dutaramane nawe, twongere dusagire. nagira ngo mbanze mbashimire mwese abari hano, abaje kwifatanya natwe kugira ngo duherekeze nyina w'intore, umubyeyi mwiza cyane. Hari byinshi mwakoze byo gushima, uko mwatubaye hafi, uko mwadufashe mu mugongo mu buryo bwose bushoboka, uko twataramanye iminsi irenga 10 tumutaramira, tunezerewe, twishimira ubuzima bwe, kuko tugira ijambo umukurambere wacu Kayitsinga yadusigiye bivuga ngo ntimugaheranwe n'urupfu, urupfu mugomba kurutsinda. Iwacu rero tuzira amare, tuzira agahinda, kuko twemera yuko iminsi Imana iba yarahaye umubyeyi wawe cyangwa uwawe wese niriya, akabaho agakora ibyo agomba gukora. Uwacu yaratureze, twigisha neza, aduha indero nziza. Ntabwo ibijyanye n'ubuhanzi byari bye cyane, ariko ibyishimo yabigiragamo aherekeza Sentore, kanabyitangira cyane, wabonaga birenze koko. Hari byinshi nibuka ntari buvugiraga kubera ko ni iminota mikeya. Hari ibihe byinshi papa atabaga ahari, yagiye muri za shuguri, yagiye mu bindi byinshi cyane, yagiye kwigisha, yagiye guhanga. Buriya abahanzi nabo hari igihe batakara, akazinduka saa ngapi, ariko mama akatugumana ati nta kibazo, ni mumureke. Ndamuzi, namukunze muzi, namukunze kuva mu Rwanda, nemera iwacu wahura i Bugande, ariko njyana nawe mu buvuzi Burundi. Ni umuntu mwiza, ibyo akora ni byiza, nimugumane nanjye, ndabaha ibyo nanjye nabonye ku babyeyi. Yari umubyeyi rero mwiza cyane, ukunda abantu. Abamureba twabanye mu nzu imwe, ariko inzu yahoraga yuzuye, ifite abantu bagera kuri 20, sinzi ahantu yakoraga n'ibibatunga, ariko bikaboneka, ndetse akanitanga akabikora. Ariko ahanini yadukundishije Imana cyane. Twashobora kugira icyo dukora cyose tudasenze, twaryamaga tudasenze, twajyaga mu ishuri za primaire n'iki tudasenze. Yari umuntu ukunda Imana cyane, yakundaga Bikira Mariya cyane. Yahoraga ambwira ati buri ku itariki 15 z'ukwa munani nibwo mvuga, nagombaga kumenya yuko ngomba kumujyana ikiriho. Buri itariki 15 niyo nabaga ndi ahandi hanze mu kazi, no
noherezaga umuntu ngo mujyane, yari umukirisitu cyane. Iyo ni ingororano yaduhaye, wenda ibyinshi turagenda tubiganira, ariko urukundo mwatweretse twararubonye kandi rwaratunyuze, ku buryo natwe nimuramuka mugize byabaga ibyiza byaba ibibyago, tuzaba duhari twarababonye koko, turabahamya w'ibyo mwadukoreye. Nagira ngo nshimire cyane cyane umusaserdoti wadusomeye misa, ngira ngo mu kiliziya bakoma amashyi, mwamumpera amashyi menshi cyane. Twaraganiriye turavugana, nsanga nzi ariko byakira vuba cyane, ati nzaba mpari. Nagira ngo nongere mumpera amashyi umupadiri witwa Birindabagabo Deo Mwabonye. Uriya mupadiri mu magambo make twarabaye muri quartier imwe, muri quartier 5, nta n'amazu 2 3 arimo. Azi mama, azi data, twajyaga ku ishuri hamwe tugatahana, twasangiye iwabo, ibintu byose twarabikoreye. Gusa ari bumbabarire ko ari inshuti yanjye magara twagendanye, nuko yifuje yuko tujyana mu seminari ngo nanjye nzabe padiri. Ndamwemerera kuko naririmbaga muri korali cyane, n'umuntu uhimbaza Imana, yigeze aririmba, we yari umuhereza. Ariko turajyana tugeze ahantu hagati, ntabwo yamenye aho nciye, ubwo birarangiye ibya seminari, iyo padiri birarangiye. Ariko nishimiye cyane kubona yabonye umwanya, aje ava ahantu hitwa mu Gisagara, aravuga ati misa y'umubyeyi ngomba kuyibamo. Ndabimushimira cyane. Nanashima cyane abasaserdoti badusomeye misa, sinzi ko mwagiye mubitegereza mubumva, baravuga umuntu bazi, baravuga Imana ariko bakavuga umubyeyi ubona kuko bibarimo biri mu mutima. N'abagaciro cyane, Imana ibaha ibyo mwifuza byose. Harimo n'umupadiri rero wahaye amasakaramentu mama kuva atangiye kurwara, anadusomera na misa nziza cyane, yari ku munsi wa 4, yigisha ibijyanye n'urupfu, ku buryo abantu bose twaranyuzwe. Shime cyane cyane korali yaturirimbiye, ni abantu twagumanye badufashije, abantu nkunda cyane. Nagira ngo nabo mubampera amashyi n'akagenda. Ndasoza rero mbwira umubyeyi waratureze, waradukunze, waduhaye ibyawe byose, uranimaramo. Urukundo waduhaye ni urugaragarira buri wese. Waturaze neza urukundo, turajya Imana. Mbere yo kugera mu ijuru, kuko ntashidikanya ko wagezeyo, uzabanze ugere kwa Sentore wa Nyirangarama, umuguyaguye mukundwakazi, mukunde cyane, maze mwegere Jambo mumutaramire. Ahasanze benshi kandi ndabizi uko ari babiri hafi ya Nyagasani. Igitaramo kiri mu ijuru ni igitaramo gihebuje. Iruhukire mu mahoro, turagukunda umubyeyi mwiza, nyina w'intore. Uzadusabire kandi dutegurire natwe wa munsi nugera tukagusanga, tuzatarama noneho birenze ukwemera.
urakoze cyane. Nagira ngo muri aka kanya ubwo navugaga nk'umutware kwa Sentore ukwa Mukarugagi, ariko mama agira ahavuka. Mumbabarire iminota mike mpamagare umuvandimwe we Major Rugamba nawe ababwire uyu mureba agenda atya, iki gihugu yarakirwaniye. Ibi ni impamvu zose zo gutuma twarabonye igihugu. Iyo tutamugira n'abandi bose n'ingabo n'inkotanyi zose, ntabwo tuba dufite igihugu cyiza. Nagize amahirwe rero ko abavindimwe na mama. Urakoze cyane ufite abavandimwe muri abo. Ijambo rirerire ni ukubashimira uko mwatubaniye mu mahanga, uko mwatubaniye dutahutse tugeze mu gihugu, uko mwatubaniye mu mibereho mu gihugu cyacu, ndetse n'umurwayi w'uyu mubyeyi tugiye guherekeza uyu munsi Asira Mukarugagi. Akababaro kabaho ko umuntu aba abuze uwe, ariko hakaba n'ibindi bigushimisha byakurema umutima, aribyo avuga ngo turi guheranwa n'urupfu. Yavutse mu muryango mwiza cyane wa Faustin Rwabihama na Tereza Kangabe, ashaka mu wundi muryango mwiza cyane wa Sentore Atanazi Rwagiriza. Byanigaragaje, twabibonye uko abantu batwaniye. Muzi igihe amaze yitabye Imana n'iminsi tumaze kukiriho hariya, uwahageraga wese yarabibonye. Babyaranye na Sentore abana 7, hariho 6, bafite abuzukuru 22, ariko abuzukuru 22 banza batashizemo abana bareraga. Dufashe b'abana bareraga, bafashe abe mu nda na Sentore baragera muri 200, igihe uko mbibona, mpereye ku miryango yaciye mu ntoki za Sentore na Sira. Rero ndabashimira cyane. Nababajwe n'uko twahunze kubera ibya bindi bavuga amatanya. Bagiye icyerekezo n'ababyeyi bacu bandi i Burundi, ariko kwa kundi abantu bagera ahantu bagenda batandukana. Bamwe baca Tanzania, bajya i Bugande. Sogokuru rero Rwabihama na Tereza batuye Mbarara, twebwe turahitwa bemeza intambara yatangiye. Ntabwo twabonanaga, ariko mvuga ko twagize Imana yo kubona abana babiri ba Rwabihama, uwitwaga Faranga n'uwitwa Ngabonziza Yozefu. Nibo nari nzi mu buzima, abandi nabumvaga mu mateka, nababonye nyuma. Intambara irangiye nongera kubona mama atungutse ari i Nyanza, aje kureba ari isambu y'ababyeyi be Tereza na Rwabihama. Asanga ari i Nyanza, arambwira ngo arishimye, azabwira abana be bamwubakira i Nyanza, aguma aho ngaho. Ariko nta gihe yamaraga atazanye n'umuvandimwe witwa Yohani kureba iyo sambu no kuyiburana, kureba yuko basubira kuri gakondo. Ariko akavuga ati sinzahaba, rero nanahabaye natura i Nyanza, ariko sinshaka iby'ababyeyi ko bipfa ubusa, ariko akahagenda buhoro. Mbashimire cyane rero, babwire ko tutari twenyine. Duhereye ku mibanire ya Sentore na Sira,
duhera ku mibanire ya Rwabihama na Tereza abagiye akomokaho. Umusaruro turawubona kandi turacyari kumwe, uko babibabwiye ntawifuriza abantu ibyago, ariko ni ibyiza byose twaba turi kumwe. Nkaba mbashimiye, tumuherekeze aruhukire mu mahoro. Ndumva muri uyu mwanya ndasa n'ushyinguye Rwabihama kandi ntaramushyinguye, ndasa n'ushyinguye Tereza ntaramushyinguye, ndasa n'ushyinguye abandi bavandimwe bose kuko tubashyingiye ku gihugu. Ntabwo numva nicuza abona ashyinguwe n'Isentore, ndabyishimira ko icyo gihe bavuze nubwo umuntu ababara akarira, ariko baravuze bati dutoka bakurikiza amarira. Noneho rero ubanza twariteguye neza, cyagiye bavuga ngo abantu bagenda batiteguye, kuko ibi byakubye inshuro 100. Byafashe umwanya wa Sentore abo yasize inyuma, bifata umwanya wa Rwabihama, bifata umwanya wa Tereza. Baravuga ngo byose tuzabikorere Asira kandi twabimukoreye nishimye. Murakoze cyane. Murakoze cyane umubyeyi. Gisoza nagira ngo babwire hano ko turi kumwe, twagize amahirwe ya mukuru wa Rwabihama ufite imyaka irenga 100. Mzee Gakwaya mureba hariya avindi imwe na Rwabihama afite imyaka irenga 100. Ntabwo yari ameze neza, ariko yavuze ati ngomba byanze bikunze guherekeza umukobwa wanjye. Wakoze cyane papa. Muri aka kanya rero nagira ngo nsubize iyi ndangururamajwi Masamba yakoze hasi anyibutsa ibuye. Si ijambo rindi nongeraho n'agateregeshwa gusa ku byavuzwe. Ibyo Masamba yavuze koko niko kuri, n'utuntu tubiri gusa nsa n'ushimangira ku byavuzwe. Icya mbere ndashimangira ku bwiza bw'umubyeyi Asira. Icya kabiri ndamwita Asira ariko Masamba yamubatije nyina w'intore. Iyo umuntu abaye intore nkuru asigaye atanga n'abatisimu. Icya kabiri ni ubutumwa bwa mama ubyara bangana neza. Uko tungana na Masamba mu myaka niko na mama angana na mama Masamba neza neza, bavuze 22. Icya mbere ntagarutse ku byavuzwe byose, nifuje akano gateregeshwa kuko Masamba akimbikira nari namubwiye nanjye nzagerageza nzabe mpari byibuze umugoroba wo gusoza ikiriyo. Ntibyaraye binkundiye, ariko ndashima ko mbonye umwanya akanabashe no kuza nanjye. Ubwo rero naze kumutenguha nagira ntacyo gusa. Ku byavuzwe byose byinshi byiza azwiho mu rugo yabivuze. Nanjye nari umwana ugenda mu rugo, uretse kuba twariganye twarakuranye, ariko n'ingo ziregeranye. Abazi mu Ngagara twarebaga ku nimero ya 8 bakuru imbere ku pensani. Yego, Menesa turi imbere n'imitego ikomeye cyane, ariko bashyira mu mupira hagati muri mitego n'uwawuvanaho. Ubwo rero na kintu kingarukamo ishusho ibyo bavuze byose, aricyo niba barakiretse utuvuga nkana, ni umutima utabona uyu munsi ufungutse w'ababyeyi mu rugo bakira abaza barugana bose. Ubu ngubu ujya gusura umuntu cyangwa utamuteguje ukaba utanamubona, wibeshyeho ngo urajya no kurara cyangwa se urajya utekereza kuba wajya muri urwo rugo, bikaba ikindi kibazo. Ariko sinzi ahantu uko yabitekaga, nta muvero yagiraga, ariko nk'uko yabivuze ukabona abaje muri urwo rugo rwose
barakirwa akandi rero kiyongeraho kadasanzwe nirwo rugo muri Bujumbura ntabwo ari muri Bujumbura yose washobora gusangamo navuga ngo icyo twita uyu munsi ni umunyarwanda nirwo rugo wasangamo abatwa kandi nta handi wababona muri sentore y'abavandimwe rero ni akantu kadasanzwe uyu munsi twe ni ikintu twishimira kubona turi mu Rwanda rwiza tudatekereza amoko kandi ababyeyi hashize imyaka irenga 30 babibayemo ni umwihariko ukomeye cyane mama bose duhagarariye n'abandi badahari mbere na mbere turashima ku bwa bose turashima ku bwanyu icyo twavuga kuri mama ni byinshi ariko mama yatabarutse gitwari kandi mama yaradusengeye yaratwingingiye yaradusabiye yaduhaye ikintu cyose gishoboka kugira ngo dukure ni byinshi twavuga ariko mbere na mbere mu mbabarira nshimira abana guhera kuri igihangange Masamba Chantal José Bebe Bijou mwarakoze kuri intwari iryo jambo mama yahoraga rivuga mwarakoze kuri intwari nzahora mbivuga ko mwabaye intwari hanyuma nongere mvuge ngo mwarakoze ko mu bihe bye bya nyuma mwifuzaga cyangwa mwashoboje cyangwa mwampaye kubana na mama Imana ibaho umugisha mama rero yatubereye intwari mama yarwaye mama yararwaye ariko arwarana imbaraga ntabwo twari tuzi ko n'umunsi twamukingura twumvaga azongera agakira afatwa hari ku itariki 9 yari ku munsi wa anniversaire yanjye na musaza wanjye tumujyana kwa muganga ariko mbere yaho yari yarwaye turarana na Masamba muri Roi Faisal ibyo yari yarwaye nibyo byongeye kumufata twumva ko ari bukire kuko na Thomas ntabwo yari azi ko byageraho byageze ariko yafashwe neza turamujyana kwa muganga twumva ari bukire yarinze apfa tuzi ko ari bukire ariko ndamubashimiye yari mama mwiza yaratureze turakura twese uko mutubona murabona ko turi beza ariko ubu bwiza cyangwa urukundo turukomora kuri mama na papa mukuru baduhaye ibyo bari bafite byose rero duhagaze hano dushima mama dushimira papa dushimira umuryango dushimira abatonto bacu dushimira abatante dushimira buri wese wahabaye dushimira abatware bacu yaradushingiye turashimira abana turashimira abatware bacu turashimira buri wese ndongeye gushimira n'abadokiteri batubaye hafi dutangira procedure ya mama kandi mwabaye intwari mwarakoze kuduhumuriza mwarakoze kutubana mwarakoze kuduha icyizere kugeza mu matashya Imana ibahe umugisha murakoze murabona neza icyo navuga ni ugushimira kandi ndabashimira mwese tukanashimira na mama watureze akatubera umubyeyi mwiza ndetse ubu ngubu twirata
icyo nasaba Imana ni uko yamutuza heza ikamwakira, kandi igihe natwe nikigera tuzamusanga, twongere dutaramane nawe, twongere dusangire, twishime, tunezerwe. Yesu ndatekereza nta bintu byinshi byo kuvuga. Udutabo mufite ijambo nk'abuzukuru niho rishingiye. Udutabo mufite murebe abuzukuru, rya niryo jambo twatuye umubyeyi wacu, ndetse twifuje namwe kubabwira. Murakoze cyane. Murekate kumbona utemba itoto ibanganire ngo nanjye mbwira biwanye. Ni ibisanzwe nuko umuntu aba yaramenye ibanga ryo kurya neza hakiri kare. Ubuse mama ko nge ntabona amafaranga yo kugura izo nyama za buri munsi. Yewe niba ugitekereza ko ukeneye inyama za buri munsi uribeshya rwose. Ubibanga namenye ni umuceri imbere ya mbere muri Tanzania wa Bemama na Baba Rice. Naba natekesheje amavuta ya Mount Mero Soyiko bikaba karusho. Kandi buriya agafarini kazania nako ni ingenzi wanjye. Uwo muceri utumye utemba itoto gutyo cyane rwose. Ariko naho urashoboye ubusujya muri Tanzania kugura umuceri. Ashwida Aloy Supply Company barahari ku gacu twese. Ubwo nabasanga he? Bakorera mu isoko rya Nyarugenge munsi ya Ragarete, cyangwa se ku mashami yaba ari ku isoko rishya rya Nyarugenge mu muryango wa B5 akarongo 14. Wabahamagara kuri nimero 07823876 cyangwa se kuri 0782358478 ndetse nikabuga kwa Maisha wabahamagara kuri 0782555999. Twebwe The Planet School Service yatangiye mu mwaka wa 2023, ubu turi mu 2025, ariko tugiranije ndabanyeshuri amaje kugenda muri urwo rugendo rwo kuva muri 2023 kugeza muri uku kwa 9 bazagenda nk'abanyeshuri barenga 50. Sawa mu Rwanda gusa dufasha, hari n'abandi wenda bo baturuka mu bindi bihugu tukagenda bose tubafasha. Korera mu mujyi wa Kigali muri quartier Mateus mu nyubako ya Believe House muri floor ya 2 umuryango wa 001. Noneho umwihariko wacu mu gukora twebwe umunyeshuri tumukurikirana mu gutangira muri document. Urugero ajya bari gushaka document ariko akaba atazi ngiyi document nayikoreye yo gukoresha application, tumuguiding uburyo ki yabona iyo document. Niba ari passport wenda ashobora kuba atazi uburyo ki ayibona, tukamubwira ati uraca muri uburyo kugira ngo ujye kuri immigration bayiguhe. Niba ari document ya English proficiency nawe tukamubwira uburyo ki azayibona, non criminal record. Ubwo ushinzwe ibya document abagomba nyine kumuguidinga mu buryo bwo The Planet School Service. Turi team y'abantu bagira muri 6 abari mu Rwanda. Urumva umwe abafite icyo ashinzwe ni ushinzwe wa document agomba gukurikirana umunyeshuri, hakabaho n'ubushinzwe application, hakabaho n'ubushinzwe visa.